Bakanzi ba Karumeli TV rero turabashimiye uburyo mukunda kudukurikirana, uburyo muduha ibitekerezo byanyu. Imana ibaho umugisha, natwe twarabyiyemeje rero kujya tubana namwe umunsi ku wundi tubaha tumirira abakozi b'Imana batandukanye. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana benshi bazi kandi bakunda cyane, ndabizi ko mwarimu mukumbuye. Tumwita Nyirabagenzi Alice, ariko tumuzi cyane cyane ku izina rya Mama Lionel. Murabona ni umubyeyi wizihiwe, reka n'ubundi tumuhereze abasuhuze ku bari bategereje no kumva ijwi rya Mama Lionel. Suza abakunzi ba Karumeli TV badukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana batatu. Imana iduhana umugisha. Aha, mwamwumvishe rero ijwi rye. Uyu munsi rero agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Muzi ko ni umukozi w'Imana, ni umubwiriza abatumwa bwiza, ni umuhanuzi w'Imana, ajya sengera abantu benshi bagakira indwara, akirukana abadayimoni. Uyu munsi rero agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Munyemerero dushima Imana, niturangiza tumwakire atuganirize ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe, tukaba tugiye kumva ijambo ryawe. Umwanditsi avuze ngo ijambo ryawe ryaranzuye, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho. Uyu mwanya rero tugiye kwakira ijambo ryawe, turasenze kugira ngo Mwuka Wera aganze imitima yacu. Uyu mwanya Mwuka Wera yurukire kuba mu ruhande rwacu. Umuntu wese udukurikiye ahaherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, reka yakire ijambo ryawe nk'imbaraga ziguturutseho. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe twese mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nk'uko mubizi, ndi umukozi w'Imana kandi ndi umuvugabutumwa, nkunda kwigisha abantu ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi Umwuka Wera antegetse gukora. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 15. Turi busome n'ahandi, turasoma ahantu hageze kuri 3 niturangiza tuganire aya magambo. Haravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Reka dusome kandi muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Ho haravuze ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Dusoreze muri Luka igice cya 10 umurongo wa 3. Haravuze ngo nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Yesu abaho umugisha. Tugiye kuganira kuri aya magambo yavuzwe na Yesu. Yesu yagiye avuga amagambo menshi cyane aryoshye nakunze. Hariho ijambo yavuze ngo gihewe nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Ayo magambo yavuze igihe yakizaga impumyi ku isabato, babigiraho ikibazo, ariko arangije arabwira ati gihe nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Aha rero naho yarahageze avuga amagambo menshi akomeye kandi ari mu bwenge. Ntigeze ashira amakenga abantu, cyangwa se ntigeze ashira amakenga abantu adutumyemo. Niyo mpamvu yabwiye ababigishwa ati gihe rero ndabatumye, ariko nubwo mbatumye mubanze mwicare mbasobanuriraho mbatumye. Harakazi, kuko ndibuka ko ageze mu ijuru yakoze ikintu gikomeye. Yaradusengera aravuga ngo abantu banjye mbasize mu isi, ariko ahantu mbasize harakomeye, ubarinde umubi. Sinsabye ngo bakure mu isi, ariko ubarinde umubi. Aha rero yarimo abwira abigishwa ati ndabatumye. Yarimo abwira abakozi b'Imana bagenzi banjye, yababwira ngo dore ndabatumye. Mbatumye mu ivugabutumwa, mbatumye mu kuririmba, mbatumye mu bantu, mbatumye gukora umurimo wanjye. Ariko ahantu mbatumye ndahazi cyane. Mbatumye muri nk'intama, ariko ahantu mbatumye ni hagati y'amasega. Arababwira ati mugende mufite ubwenge, ndetse kandi mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Abanyabwenge bagerageje kuvumbura imikorere y'inzoka. Inzoka ni inyamaswa ifite ubwenge bwinshi cyane. Bagerageje kubivugaho bike. Bamwe bacukumbura ko inzoka mushobora kubana mu nzu ntubimenye ko mubanika, bagusanga no mu buriri mukaryamana ntubimenye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Uwo muhanga arongera aravumbura
aravuga ati inzoka yinjira mu mwobo ntiyinjira ijyanye umutwe wose, ahubwo yinjira ihindukira kugira ngo irebe nimba inyuma nta muntu uri buyihohotere. Arongera aravumbura aravuga ngo inzoka isa naho iri. Ikindi uwo muhanga yavumbuye ku inzoka, yavuze ko inzoka idapfa ahubwo yicwa, agaragaza ko niyo ishaje yiyuburura. Reba rero Yesu wavuze ngo mugende mufite ubwenge, ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Arangije aravuga ati mbatumye muri nk'intama kandi mbatumye hagati y'amasega. Undi muhanga agerageza kuvumbura ibintu byerekeranye n'amasega. Ndagira ngo tuganire ahantu uburyo turi gukorera Imana n'abantu turi gukoreramo Imana. Ndagira ngo tugerageze kungurana ibitekerezo muri iri jambo ry'Imana. Icyambere umuhanga yavuze ko isega ngo ni ubwoko bw'imbwa cyangwa se bw'imbwebwe. Icya kabiri umuhanga yavumbuye ku isega, yaravuze ngo isega zigira imbaraga zituma zishobora kugenda no gukora amasaha menshi ku munsi, kandi zikunda kurya no kumena amaraso. Icya gatatu umuhanga yavumbuye ku isega, yaravuze ngo zigira inzara ariko zikunze kuba zihishe, ngo ariko uzikubaganije zirazirambura zikazikwereka. Urumva isega ni inyamaswa ikaze cyane. Arongera aravuga ngo isega ntizikunda kugaragara ku manywa kuko zikora cyane mu ijoro, zigataha mu rukerera. Ziboneka cyane kuko zidatinya cyane. Zimbega ziraboneka cyane kuko ntabwo zijya zitinya, zikunda kwigaragaza. Nta hantu zitinya, nta muntu zitinya, ziraboneka cyane. Ibaze, ndashaka kukubwira karagiteri z'isega wumve ahantu Yesu yadutumye uburyo hakomeye. Kandi aravuga ngo isega ni inkazi kandi zirusha imbaraga intama ndetse ntiziribwa, ariko ubugome n'ubukare bwazo ntibutuma zigwira kurusha intama. Nagira ngo tuvuge gato ku isega no ku nzoka kugira ngo tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ibyo usabwa, ubwenge usabwa Yesu yavuze, ukamenya n'ubugome bwaho uri gukorera. Yaravuze ngo mbatumye nk'intama, mugende mufite ubwenge hagati y'amasega aryana. Ntabwo yigeze avuga ngo mugende mufite style, mugende mufite ibikabyo, mugende mufite za haleluya nyinshi. Yaravuze ngo mugende mufite ubwenge. Ndashaka ko tuza gusoza tubwira Imana ngo iduhe ubwenge. Uri umukozi w'Imana mugenzi wanjye, umuvugabutumwa mugenzi wanjye, cyangwa se uri umuntu usanzwe uba mu rusengero, ariko umenye ngo ese ahantu mba, ahantu Yesu yasize amakenga yantegetse kugira ndayafite? Ese ufite ubwenge? Ndi gutekereza kuri iri jambo ryo kugira ubwenge, ndibuka ko Salomo asenga Imana, yari igihe ari kuyobora, ariko asenga Imana ntiyigeze ayisaba ama etaje nkuko muri no misi abantu basenga basaba, ntiyigeze ayisaba amaviza, ntiyigeze ayisaba ngo abana banjye bazabe abantu bakaze mu mashuri, ntiyigeze ayisaba nkuko abantu muri no misi basaba, kuko abantu muri no misi bari gusaba bijyanye n'irari ryabo. Salomo asenga aravuze ngo Mana umubwenge, ume ubwenge, ngusabye ubwenge. Imana irangije ramubwira iti Salomo, kubera ko nsabye ubwenge n'ibindi utansabye ndabiguhaye kuko usabye ikintu cyiza. Imana iha abantu ubwenge muri no minsi, dukeneye ubwenge. Mu rubanza rwa mbere Salomo yakiranuye nyuma yo guhabwa ubwenge no gusaba ubwenge, yakiranuye urubanza rw'abagore babiri bari bafite impaka bari gupfa umwana. Ngo bari basinziriye baryamye ahantu, umwe aryamira umwana arapfa. Arangije uwo mwana wapfuye amuhereza ufite umuzima, ahita mwambura umuzima, aramuguranira mu umupfu. Mu gitondo intambara irarota, undi ati umuzima niwe wanjye, undi ati wapfuye niwe wawe. Abagore bajya impaka. Ariko hari umugabo wari warasabye ubwenge arabuhabwa, wari waramenye ko atumwe hagati y'amasega. Nabo bagore bagaragaye nk'amasega, harimo wagaragaye nk'isega. Salomo arangije baramutumira muri urwo rubanza, araza aruca nk'umunyabwenge, aruca nk'umunyabwenge uri gukorera hagati y'amasega. Arangije abwira abo badamu ati muzane uwo mwana muzima mubagabanye, umwe atwara igipande undi igipande.
noneho utari nyina w'umwana arabishyigikira ati ye bikore, uri nyina w'umwana aravuga ati aho kugira ngo mwice mumwihere. Salomo arangije ahita abona nyina w'umwana n'umufitiye imbabazi aramumuhereza. Urumva Salomo yasabye ubwenge, agira ubwenge imbere y'amasega. Imana iduha ubwenge. Ndi mugore wagaragaje ubwenge cyane n'umugore witwa Abigayire, yari afite umugabo witwa Nabali wa Bibiri ivuga ko hari ikigoryi, niko Bibiri ivuga. Nabali yari afite ubugoryi, ntabwo ntukanye, niko Bibiri ivuga. Ubwo bugoryi bwa Nabali umugore we Abigayire yarazi kubukavaringa, yarazi gukingira ikibaba umugabo we. Ndibuka ko igihe kimwe Dawidi aje kumufata, Abigayire yamusanganije ibintu byinshi, yikoreye ku mutwe ashyira ku matandiko, aragenda aramupfukamira ati hangane Nabali n'iryo zina rye, ariko ntumwice, amusabira imbabazi. Bibiliya yamugaragaje nk'umugore w'umunyabwenge. Yesu yaravuze ngo mugende mufite ubwenge. Abantu benshi bari kunanirwa, bari kunanirirwa mu murimo, bari kunanirirwa mu ngo, bari kunanirirwa muri fiansaye, bari kunanirirwa mu kazi kubera kutagira ubwenge. Uri kubaka urugo kubera kutagira ubwenge rugasenyuka, uzize kutagira ubwenge. Uri kubona sheri bigapfa kubera kutagira ubwenge. Uri kujya mu murimo ukakunanira kubera kutagira ubwenge. Uri guhabwa inshingano, uri umuyobozi runaka, bikakunanira kubera kutagira ubwenge. Yesu yaravuze ngo mugende mufite ubwenge kandi mutware n'intwaro zanjye z'Imana, kandi mbatumye hagati y'amasega aryana. Imana itugirire neza. Ushobora kuba warashatse umugabo akakubera isega. Isega utaza kugira ngo niriya nyamaswa navuze imiterere yayo, umuntu ashobora kuba isega, so ushobora kugira karagiteri z'isega, ukamushaka ari isega, ariko wamushaka ari isega Imana ntiguha ubwenge, akakurya da, akakumira, akamira imbaraga zikurimo. Ushobora gukorera ahantu kandi hari umugisha w'amafaranga, ariko ukahakorera ari mu masega aryana, ari mu masega. Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge mutware intwaro z'Imana, ariko waba uri umunyabwenge ugakura umugisha mu masega. Ushobora nawe kuba uri isega. Nsoza iki cyigisho. Birashoboka ko nawe ukora umurimo w'Imana ari kuri isega, ukabwiriza ari kuri isega, ufite zira karagiteri, uhisha inzara ukerekana ishusho yo gukiranuka, ukerekana ko uri umurokore, ariko byaba ngombwa ukazizingura. Birashoboka ko ushobora kuba uri umuririmbyi ari kuri isega, uri perezida wa korali cyangwa uri dirigente ari kuri isega. Birashoboka ko umuvugabutumwa ari kuri isega, nawe ubwawe uri isega iryana. Ndagira ngo dusoze tubwira Imana ngo Mana duha ubwenge, kandi natwe turinde kujya mu mubare w'amasega. Amasega turayazi, twatwitiye mu masega, tubyarira mu masega, turirimbana n'amasega, tugendana n'amasega, dusangira n'amasega. Ese kubana na mwene se akakuroga, we ntabwo aba ari isega? Ubundi ubwo nturi isega? Ugira ngo kuba uri umukozi w'Imana runaka, ufite titire runaka, ukaba umusambanyi cyangwa umusinzi, ugira ngo uri isega? Ubundi deje ubwo uri isega. Va mu cyiciro cy'amasega ujye mu cyiciro cy'abanyabwenge. Dusoza ndakwifuriza kuba umunyabwenge. Umva uko Bibiliya ivuga. Yaciye umugani ku bakobwa b'abanyabwenge n'abapfu. Ivuga ko abakobwa bari 10 ariko hakabamo 5 b'abapfu, hakabamo na 5 b'abanyabwenge. Kiranga umunyabwenge akora ibyo abandi badakora, avumbura ibyo abandi batavumbuye. Abakobwa 5 b'abanyabwenge basinziranye amatabaza kuko batari bazi igihe umukwe ari buzire, bicara bari tayari. Iyo umunyabwenge uri tayari mu bintu by'Imana, ngo igihe kiragera umukwe aratinda, barasinzira. Ari abapfu barasinzira, amasega arasinzira, n'abanyabwenge barasinzira. Ngo mu gicuku cyane humvikana urusaku, ngo bose basinziriye, ngo umukwe araje mu musanganire. Ariko abanyabwenge ngo bari basinziranye amavuta, barakanguka bacana amatabaza yabo, baboneza inzira yo gusanganira umukwe. Abaswa baravuga bati umva twebwe nimuduhe ku mavuta, abapfu muduhe ku mavuta yacu turacana akazima. Abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira, twese mugende mu bahanjuzi, mugende gushaka yanyu. Imana ikeneye ko abantu bakora umurimo w'Imana basenga ariko ari abanyabwenge. Umunyabwenge agira ibintu bimuranga, umunyabwenge agira agakiza, umunyabwenge agira imbuto,
umunyabwenge agira ibihe byo gusenga. Menya kuri mu bihe bikugoye, menya kuri tera ikoreraho amasega menshi, ongera amasengesho, ongera ubwenge, ongera ibihe byo kubana n'Imana. Va mu cyiciro cy'amasega, reka kuba umuntu w'Imana ngo mukanya ube isega. Hinduka kandi unahindukire. Reka dusenga Imana, tubwira Imana tuti Imana, twese abantu badukurikiranye ndagira ngo mbasengere. Birashoboka ko wagize intege nke ukabisega, birashoboka ko wabuze ubwenge mu cyiciro cyose Imana yagushyizemo, wabuze ubwenge. Ariko ndagira ngo dusoze dusenga Imana tuvuga tuti Imana, abantu bayitugukire bugufi, twongera ubwenge kandi uduhe kumenya ibihe turimo. Mana ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimiye ko wabanye natwe kuri Karumeli TV, wadufashije kubw'ijambo ryawe iriherekesha imbaraga. Nsengeye ubwoko bwawe bunkurikiranye, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, ndabasengeye kugira ngo ubahe ubwenge, bamenye iminsi barimo, bamenye ko babana n'amasega, bamenye ko basengana n'amasega, bamenye ko baturanye n'amasega, bamenye ko bagendana n'amasega. Abantu bahindukire, bareke kuvanga iby'Imana n'ibya Satani. Abantu bagira ubwenge, suka imbaraga, abantu baguhindukirire. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko kuri aba bantu bawe, kandi ugiye kurema ibitariho bikabaho. Ngushimiye kuri Imana y'amaboko ugiye guhindura ubwoko bwawe, abantu bagakizwa, abantu bakareka kuba amasega, abantu bakagukorera bafite ubwenge. Urakoze, ndagushimiye kuri nyamaboko. Mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.